Ese ujya wibaza uramutse uhawe ikizamini cyo guhagarara imbere y'abantu 5,000 ngo basetse? Aha ho ndatekereza abenshi twatsindwa. Ongera kandi utekereze ko hari umuntu ushobora kugenda ugahura nawe ntacyo avuze ugahita useka nawe ugusekeje. Barabirandura bagakubita ndababwira mwabagabo mwe nta kintu cyanyu najanye urukungubita n'abatwaye. Ndagusuhuje. Mbere yuko dutangira waba waributse gukora subscribe kuri iyi YouTube channel Fungurasa TV show. Ibi ni byo twita impano. Agaragara mu ngofero, amarinete meza akunda cyane, yewe wongeyeho ikote na karuvati, ipantaro nziza, yewe n'inkweto za bodaboda. Ibi byose biri mu bashimisha abamukurikirana. Uyu musore ni umusore w'umuhanga cyane mu bijyanye na komedi. Imvugo ye iri mu bikurura benshi bamukurikirana ku mbuga ziwe. Uzi ko mwifaniraga sabe ndamufanaga cyane. Niba ukurikirana urwenya nyarwanda cyangwa se sinema nyarwanda, ntabwo ushobora kuba utazi uyu musore ufite impano ye nziza cyane ku buryo butangaje. Uyu nguyu biba akarusho igihe yahuye na Mitsutsu, yewe Kiramani ndetse na Nyambo. Ahangaha ni amata abyaye amavuta. Uyu nguyu komedi zikunzwe mu Rwanda azigaragaramo, yewe na filimi zigiye zitandukanye za hano mu gihugu cy'u Rwanda. Iyamenyekanye cyane cyane niyo bita My Heart. Izi ni filimi zose agenda agaragaramo kandi agaragaza ubuhanga bwe bukomeye. Uyu musore nubwo byaje gucamo, ariko amayira yanyuragamo ntabwo yari aharuye. Byari inzira ikomeye cyane kugera kuri uru rwego agezeho. Uyu musore w'Umusanze byarashobokaga yuko atakabaye atera urwenya, ahubwo akaba kuri iyi nshuro ari umusirikare. Ese ubundi NSABI ni muntu ki? Ese kuki yita dogiteri? Ese ubundi umwuga wa sinema yawutangiye gihe ki? Abayeho ate mu muryango? Ese ubundi afite umutungo ungana iki? Ese ubundi NSABI yaba afite umukunzi? Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubuzima bw'uyu musore, yewe agira ibanga cyane adakunda kugarukaho cyane mu biganiro bigiye bitandukanye, yewe n'ibibazo byinshi wibazaga kuri uyu musore. Ese ubundi ni irihe somo atanga ku bakiri batoya bamukurikira ku mbuga ze zitandukanye? Dogiteri NSABI yavutse 1999, avukira mu mujyi wa Musanze, aho ni mu ntara y'amajyaruguru y'igihugu cy'u Rwanda. Amazina ye bwite akaba yitwa Nsabimana Eric. Uyu nguyu avuka mu bana 4, yewe abahungu bakaba 3 n'umukobwa umwe. Uyu nguyu akaba ari umwana wa 2. Uyu muryango Dr NSABI avukamo ni umuryango w'abakozi cyane, aho papa we ari umufundi cyangwa umwubatsi, naho nyina akaba asiga amarangi. Mu ishuri NSABI yakundaga ibijyanye n'ubunyamakuru, yewe agakunda gukina filimi ndetse no gukina komedi cyangwa se urwenya. Uyu musore nibyo yakundaga cyane. Uyu musore yatangiye gukina filimi mu mwaka 2016. Uyu nguyu yahawe insanganyamatsiko yo kuganiraho cyangwa yo kuvugaho. Ibi byari nk'umwitozo babahaga. Uyu musore hamwe n'itsinda rye nibo babashije kwegukana igikombe. Ibi bituma abona ko ashobora kugira icyo yakimarira mu minsi iri imbere, cyangwa se akomeje gukurikirana uyu mwuga we cyangwa ibyo akunda byamugirira akamaro. Guhera icyo gihe yakomeze gushyiramo imbaraga cyane mu bijyanye na sinema, yewe na komedi cyangwa se mu bijyanye n'ubuhanzi bwe, kuko uyu munsi aho ageze ngo nibyo bibashije kuba bihamugejeje. Uyu musore icyo gihe yigaga mu rwunge rw'amashuri rwa Muhoza ya mbere, yewe icyo gihe yigaga ataha. Aho muri icyo kigo yahigaga imibare, ubutabire, ibinyabuzima, ari byo bita mu rurimi rw'icyongereza NSABI.
Mathematics, Chemistry and Biology yaharangirije mu mwaka wa 2019. Mu ishuri uyu musore yabarizwaga mu makarabu agiye atandukanye akora ibijyanye n'imyidagaduro cyane ko aribyo nawe yakundaga. Nsabimana Eric wakundaga gukina utuntu tw'utuvideo tugiye dutandukanye akadushyira ku mbuga nkoranyambaga ze zigiye zitandukanye, ariko ntibigire icyo bimufasha yewe najye n'icyo yinjiza mu ikofi. Ntiyakomeje gucika intege kuko yarakomeje akajya agenda yitoza gake gake uko bakora filimi cyangwa se uko bakora sinema, ari nako akomeza kugenda yiga gukoresha imbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, YouTube, Instagram yewe n'izindi, ngo kuko yabonaga ariho ashobora gukura ubwamamare bwiwe. Gusa ngo nuko yakomezaga guhatana cyane ashyiramo imbaraga, ababyeyi biwe ntabwo ariko babibonaga muri we, cyane ko nta nubwo babishakaga. Ababyeyi biwe ngo bifuzaga yuko yaba umusirikare cyangwa se mo kimwe akaba umupolisi. Uku niko ababyeyi biwe bifuza ko yamera. Nk'uko tubizi twese muri rusange, iyo umuntu arangije amashuri yiwe yisumbuye aba ashobora gukomeza mu yandi mashuri cyangwa se mo kimwe akaza agashakisha icyo akora mu buzima bwo hanze, yewe kikaba gishobora no kumufasha guteza imbere umuryango wiwe n'abamukomokaho cyangwa nawe ku giti cye. Dr. NSABI nta kindi yasubizaga ababyeyi biwe, yababwiraga yuko ikintu kiwe ashyizeho umutima ari ugukina filimi yewe no gukora komedi cyangwa se entertainment muri rusange, ibindi atabyitayeho. NSABI yibuka neza ubwo nyina yariraga yumvishe itangazo rivuga yuko hatawe intara y'Amajyaruguru kwiyandikisha ku bashaka kujya mu gisirikare, ariko umusore we ibyo ntibikamukore ku mutima. Nk'umubyeyi yashakaga ko umwana we ajya mu gisirikare, gusa rero ntabwo byari bushoboke ko NSABI ntabwo yabyiyumvagamo. Tunibutsa neza ko abantu bakora ibibavuye mu mitima yabo, ntabwo bakora ibyo ababyeyi babo bashaka. Akambwira ati NSABI jya mu gisirikare. Bagomba kuba mu gisirikare. Uyikikanga. Nari ndajamo nkaje ndafata imbunda nkaje imbere. Nabwira ni bakambaza ni NSABI ni ye. Ati oya mu gisirikare nta wavuga ye bakwanye. Bati NSABI ni karamu. Ti imbere nkaje imbere. Ariko buri wese agiraga ikintu abaga yiyumva cyane. Suko igisirikare kuri njye ari kibi. Nyuma yaho NSABI yakomeje gukora cyane ashyizemo imbaraga kugira ngo arebe yuko ibi bintu kuko byazagira icyo bihindura, kuko igisirikare ntago yagishakaga. Icyo gihe NSABI yakomeje gushyiraho umwete arakora cyane ku buryo umunsi umwe yaje gukora video ayishyira ku mbuga ze zigiye zitandukanye, cyane cyane kuri YouTube. Iyo video avuga yuko abakunzi be bayikunze cyane ku buryo mu minsi mike yari ifite views zigera mu 1000. Nyuma y'ahangaha uyu musore yarakomeje ashyiramo imbaraga cyane akora amavideo ku buryo ku munsi umwe yigeze gukora video nziza ayisangiza abakunzi be bagiye batandukanye bo hirya no hino ku mbuga ze, cyane cyane YouTube, kuko iyi video ngo yagize views 1000 mu gihe gitoya cyane. Yakomeje no kuyishyira kuri Instagram, maze iyi video irarebwa cyane, karahava atangira kumenyekana hirya no hino. Icyo gihe uyu musore yaramenyekanye hahandi yajyaga ku muhanda abantu bose bakamubona bakamenya uwo ari we, yewe bakamenya n'icyo akora kubera video yari amaze gushyira hanze. Icyo gihe mama Eric yajyaga ku muhanda agahura n'abantu bakagenda bamuhamagara ngo mama NSABI, kuko iri zina yibukaga neza ko iri zina umwana we arikoresha igihe ari gukora ibijyanye na entertainment, filimi cyangwa se komedi cyangwa utundi tuntu tugiye dutandukanye. Uyu muhungu witaga NSABI
byatumye iryo zina rigenda rimenyekana ku rwego rukomeyeho. na mama Nsabi yatangiye kubona ibintu ko hari igihe bazafatwa, aravuga ati reka nanjye mfatireho nangire mugire inama z'ukuntu agiye kujya yitwara muri ibi bikorwa arimo. Ahangaha Nsabi yari abonye neza ko n'uruhare rw'ababyeyi rugiye kujyamo, atangira kugira kuraje kurushaho. Ahangaha Nsabi aboneraho kugira inama urubyiruko cyangwa se n'abandi bantu kutajagarara hirya no hino mu bintu bigiye bitandukanye, ahubwo uba ugomba gufata ikintu kimwe ukagishyiraho imbaraga zawe zose n'umutima wawe, kuko igihe kiri imbere ushobora kuzagenda ugisaruramo, kuko warabibye nubwo byatinze ariko ushobora kuzasarura mu gihe kiri imbere. Iyo niyo nama Nsabi agira abantu igihe cyose ari kuganira n'abandi batandukanye. Aha kandi twibuke neza yuko Nsabi nta musaruro yari yagatangiye kubona hamwe n'itsinda rye. Ahangaha avuga yuko iyo hataza kubamo ubushake yewe n'ubufatanye n'itsinda ryiwe, uyu munsi tuba tutazi umuntu witwa Nsabi, aba atazwi, tuba natwe tutaramumenya. Ese ni gute uyu musore ukiri mutoya w'i Musanze yaje kwisanga mu mwuga wa sinema? Nubwo uyu musore Nsabi yari ataratangira kwitabwaho cyane, ariko bimwe mu byamamare bigiye bitandukanye byari byaramajije kubona impano y'uyu musore. Ibyamamare byagiye bibasha gukurikirana uyu musore umunsi ku wundi kubera byari byamajije kubona ibihangano bye birimo ubwenge n'ubumenyi, harimo Kiramani, yewe hakabamo na Yago. By'umwihariko Kiramani we yamubonagamo impano idasanzwe. Umunsi umwe Kiramani yakoze video ya live ku rukuta rwiwe rwa Instagram. Nsabi yagaragaje ko amukurikiye, nuko na Kiramani ababoneyeho umwanya wo kumwiyegereza. Bavuganye ku murongo wa telefone, gusa Kiramani we nk'umuntu wari waramajije kubona impano y'uyu mugabo yamwitayeho cyane kuva icyo gihe. Umunsi umwe Kiramani yahamagaye Nsabi ava i Musanze aza i Kigali, kuko yari yamusabye ko yaza bakagira akantu gatoya bakoranaho cyangwa bakinana. Gusa aba ngaba bari barimo kugerageza, kuko bari bataratangira gukorana birambuye cyangwa se bisesuye. Video ya mbere yahise ishimisha abafana ba Kiramani ku buryo budasubirwaho. Aha abafana bagize bati uyu niwe twari twarabuze kugira ngo aze asusurutse abanyarwanda. Kiramani ntiyari bushobore kubona aho ahera yanga gukorana n'uyu musore, kandi yari amajije kwibonera ibibaye n'amaso ye. Ahangaha ibyakurikiyeho mwese murabizi, ntago bikiri inkuru yo kubara, kuko aho bigeze byamajije gusobanukirwa buri wese ubasha gukurikira showbiz nyarwanda. Rero ngewe ntago navuga ngo abantu ntago bigeze bamenya mu gihe cya nyacyo. Icyo bamenye nicyo cyari gikwiriye, kuko kumenya mbere yaho hari n'igihe ntacyo byari biramari. Hari igihe wari urasanga umusore akomeje kuzamuka cyane muri sinema nyarwanda, aho buri mukinnyi wese wo muri uru Rwanda yifuza gukorana nawe cyangwa se gukina nawe kubera ubwamamare bwe. Uyu nguyu iyo yahuye na Nyambo biba ari ibirori, yewe yahura na Kiramani bikaba ari uburyohe cyangwa ari ubutamu. Akenshi muzamwiyumvira cyangwa muzamwibonera avuga yuko ari Dr Nsabi. Ese iri zina ubundi rituruka kuki cyangwa se riva hehe? Uyu musore yize imibare, ubutabire n'ibinyabuzima, aribyo bita mu Cyongereza NSABI. Nk'uko bisanzwe abenshi bayiga bavamo abaganga cyangwa se abadogiteri. Nyuma y'uko abonye ko dogiteri uvura indwara z'umubiri bidakunze, nyuma y'uko abonye ko hari abantu bakeneye ubuvuzi batize za kaminuza, yewe batize n'ibindi bigiye bitandukanye byo yize, yasanze ko afite indi mpano ishobora kuvura abantu
bafite stress, bafite ibibazo bigiye bitandukanye byo mu mutwe, asanga we nka Dr Nsabi azavura abantu nk'abo ngabo anyujije mu kubasetsa no kubaganiriza bikagenda neza. Dr Nsabi arahari kugira ngo abashe kuguha umuti w'ibyishimo. Waba ubabaye, waba wihebye, waba wataye umutwe, jya muri Google search usacinge Dr Nsabi arahabaye kugira ngo abashe kuruhura umutwe wawe, akugarurire ibyishimo wabuze, kuko nta handi aba ashobora gukora ni kuganiriza. Dr Nsabi ikintu cyatumye amenyekana cyane ni ukuntu avuga ururimi rw'ikirera, ubyumvishe wese bikamunezeza. alo sheri, ariko sheri uvugishije ukuri uri he? ndanze urukumbesha ntabwo ari uri kumwe n'undi musore, uri kumwe n'undi. Ikindi kintu gitangaje cya Nsabi gituma atandukana n'abandi bantu bose bakinana filimi cyangwa bakorana umwuga wa sinema mu Rwanda ni ukuntu avuga atuje, agenda neza cyane. Ibi bigatuma bamukunda ari benshi ku buryo rwose umwumvishe bimunezeza, kumva yifuza gukomeza kumva icyo avuga icyo ari cyo cyose. Impamvu Nsabi akora ibi byose ababona ari umwihariko wiwe yazanye, kuko abenshi baba bahuriye ku bintu bigiye bitandukanye, ariko wagira ati uyu ni umwihariko wanjye nazanye. Kandi umusore akunda inkomoko y'iwabo cyane i Musanze, ahakunda kubi n'imitwarire yaho n'imiterere yaho ngo arabikunda cyane, ngo nta nubwo buriya ashobora kwihakana iwabo, kuko iwabo ni gakondo nziza yiyumvamo kandi akunda. Mu busanzwe Dr Nsabi ngo akunda umuryango we cyane, ku buryo yafataga inzira akava i Musanze akajya. Mu busanzwe Nsabi ngo akunda umuryango we cyane, aho afite mushiki we uba Nyabihu, yavaga i Musanze akajya Nyabihu gusura mushiki wiwe. Aha harimo urugendo rufite kilometero zigera ku 8 igihe waba ugenda n'amaguru. Ngo ibi ntabwo byamuteraga ubwoba kubw'urukundo yabaga afitiye umuryango wiwe. Ese uyu musore uretse impano yo gusetsa cyangwa yo gukina filimi, hari indi mpano yaba yibitseho itandukanye n'izo ngizo? Uyu nguyu yagize ati njyewe nzi gushushanya ku rwego rukomeye, yewe nzi no kwandika indirimbo, ku buryo ari igihe ngira igitekerezo cy'uko nshobora kuzakora indirimbo. Ese twongeye tukibaza duti Dr Nsabi agira umukunzi? Iki ni ikibazo abantu benshi bagenda bibaza kuri we, batekereza ko uburyo bamubona akina filimi atinya abakobwa cyane ko ariko bishobora kuba byaba bimeze. Ese aramugira? Dr Nsabi ngo ibintu by'abakobwa byamaganiye cyane, ngaho batekereza ko ashobora kugira akabona aragize, bikavamo kugira ibintu byinshi bitari byiza. Aha ngaha rero bafata umwanzuro y'uko agomba kwitonda, akabanza agashaka ubuzima, cyane ko ari umusore ukishakisha, ugishaka ubuzima. Muri makeya nta mukunzi afite. Abanyamakuru bigeze kumubaza bati ese wisanze ku kirwa cya wenyine uri kumwe na Linda ndetse na Nyambo, mukamarana igihe kinini, byagenda gute? Yasubije agira ati niyo twamarana imyaka 5 nabasubiza uko babamaye, nta kintu na kimwe baba barahindutseho. Ese Nsabi haba hari undi munyarwenya yaba afatiraho icyitegererezo hano mu Rwanda? Uyu nguyu yasubije agira ati njyewe umuntu mfata nk'icyitegererezo hano mu Rwanda ni Papa Sava, kuko ni umuntu uzi ibyo akora kandi ashaka. Dr Nsabi baramubajije ngo ese nk'umuntu umaze igihe kinini mu gutera urwenya cyangwa mu gusetsa, haba hari agace kamwe nibura waba wibuka kagusekeje cyane nawe ukumva urasetse ngo ukatubwire?
ngo Dogiteri Nsabi yibuka ukuntu yajyaga gukina yigize umupasiteri, nyuma yaho akaza gusangwa ari mu kabari ari kwinywera. Ibi ngo yabikinaga ari kuneka umuntu bari gukoraho iperereza. Zimwe muri komedi uyu musore yakinnye zigakundwa cyane harimo n'iyi ngiyi. Alo sheri, ariko sheri uvugishije ukuri uri he? Ndanze urukumbesha ntabwo ari uri kumwe n'undi musore, ngo ku bijyanye n'ubutunzi kandi uyu musore Nsabi byamuzaniye byinshi haba kuri we yewe no ku muryango we. Yewe avuga yuko bikomeje gutya byazamugeza kure kandi heza aho agamije kugera. Yewe uyu musore afite ibikorwa byinshi agenda ageza ku bakunzi be, yewe harimo n'imipira yanditseho Nkunda Nsabi agenda agurisha abakunzi biwe. Ibi bikazamufasha kugera ku ntego yiwe yiyemeje. Mbibutse yuko tudashobora kwibagirwa ubushuti bw'uyu musore yewe na Kiramani. Hagati yabo harimo ubushuti bukomeye cyane kandi umusore ni nawe wamufashije kugera kuri iyi ntego yiwe amajije kugeraho yiyemeje. Yewe uyu musore aragira ati bitewe n'ubufatanye bwanjye na Kiramani byamfashije kugera ku muyoboro wo gutambutsaho ibitekerezo bindi mu mutwe yewe n'ibyifuzo ngeza ku bakunzi banjye. Nabonye urubuga rwisanzuye rwo gusohora ibiri muri njyewe. Ngayo nguko rero uyu munsi nifuzaga yuko twahagarikira ahangaha cyangwa se twacumbikira ahangaha ikiganiro kuri uyu mugabo. Tuzakomeza n'ubutaha. Iyi ni Fungarase TV show, njye mwumvaga nitwa Mwizerwa Patrick. Turagushishikariza wowe utarakora subscribe gukora subscribe kugira ngo ujye ubasha kwakira ubutumwa bwose cyangwa se buri kimwe tubashije gukoraho kugira ngo nawe ujye ubibonera ku gihe. Nawe kandi wayikoze turagushimiye cyane, komereza aho ngaho, gusa yibuka gusharinga ku nshuti zawe, abavandimwe, kugira ngo nabo ntibajye bacikanwa n'amakuru nk'aya ngaya, ibiganiro nk'ibi by'ibyamamare bigiye bitandukanye hirya no hino tuzajya tugenda tugarukaho. Yewe kandi ufite icyifuzo cyangwa se igitekerezo watwandikira muri comment icyo twaganiraho ubutaha. Ibyifuzo byayo ni inyamibwa, turabyubaha kandi turabakunda. Murakoze. Iyi ni Fungarase TV show, don't miss to subscribe,